Bene data bakundwa, Yesu ashimwe. Twongeye kubiyegereza, twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana, aho tumaze iminsi tuganira ku kwizera nk'umukristo, kwizera nk'umuntu uri mu rugendo rugana ubugingo buhoraho. Uyu munsi rero nagira ngo dusoreze ku kwizera nk'uwizera Imana nk'umwami Yesu, nk'umwami n'umukiza, kwizera Imana nk'umuremyi waremye ijuru n'isi kandi ishoboye byose, ishobora kugera aho buri umwe atagera, ishobora gukora ibirenze ibyo utekereza. Imana rero ntabwo ari umuntu kandi nta n'ubwo ifite ubushobozi nk'ubw'umuntu, nta n'umuntu ugira ubushobozi nk'ubw'Imana. Niyo mpamvu tugomba kuyizera nk'umuremyi, nk'ushobora byose. Twifashishije ijambo riri mu Baheburayo 11:6, haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Nk'uko ijambo ribivuga, utizera Imana ntashobora kunezeza Imana, kubera ko dufashe nk'urugero, ibaze nawe ubyaye umwana, ntiyizere yuko uzamurera, ntiyizere yuko uzamwishyurira amafaranga y'ishuri, ntiyizere yuko uzamwambika, ntiyizere yuko uzamuvuza, ntiyizere yuko uri se umurinda, umuha byose bishoboka nk'umwana we. Uwo mwana wamwishimira wowe koko? N'Imana rero iyo ibona abantu bavuga ngo ni abana bayo ariko ntibayizere nk'Imana ishobora byose, ntabwo biyinezeza byanze bikunze, kubera yuko turi abana bayo, twakagombye kuyizera. Ikindi kandi ng'uyegera akwiye kwizera yuko iriho. None se wakwizera ko Imana iriho utizera ko hari ibyo igushoboreye, hari ibyo ugomba kuyiharira? Kandi igororera abayishaka. Ikintu bita kugororera, ingororano, kugororerwa, umuntu ugororerwa nuko aba yakoze neza. Rero gukora neza Imana idushakaho ni ukuyishakana umwete. Uyishakana umwete akayizera, iramugororera. Kugororera umuntu ni ukwitura umuntu ineza yakugiriye, ni ukumuha ikintu kimwereka yuko koko yakoze neza, yakoze ibihambaye. Nta kindi rero Imana idushakaho, ni ukuyizera hanyuma tukayishakana umwete. Bene data rero nagira ngo twongere kwizera kwacu kugira ngo dushimishe Imana, kuko izishima cyangwa se izanezerwa ari uko ibona tuyizera nk'abana bayo koko. Ikindi, twegera Imana kurushaho, kandi uko turushaho kuyegera aba ari nako turushaho kuyizera, nayo izarushaho kutunezeza inatugororera. Rero nicyo nabifurizaga muri iyi nyigisho yo kwizera. Reka twizere Imana uko bimeze kose, situation urimo yose, ibyo uri gucamo byose, izera Imana nk'ushobora byose. Izera Imana nk'ishobora byose, izera Imana nk'iri hejuru ya byose, aho niho uzayinezeza. Kandi izera Imana kugera ku munota wa nyuma, no kugeza ngo no mu rupfu. Izera Imana, niyo muremyi wawe, niyo ikubikiye ubugingo buhoraho, yizere muri byose. Bene data rero, reka twongere kwizera, reka dukomeze twizere ibyo dukora byose mu bukristo bwacu, mu rugendo rwacu rurimo. Reka tugire ikintu bita kwizera guhorane natwe, aho niho tuzaba turi abakristo buzuye, aho niho tuzaba tunezeza Imana by'ukuri. Uwiteka bishimire. Iryo ni ryo sengesho ryanjye ry'uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.